uhamagaye umuntu utaramureze nta kayi yawe azi nta rukweto rwawe azi ngo mwana wa uretse gato uyu munsi ngiye guhangana n'abagabo najyaga mbavugira ariko yagiye gushya ugiye guhangana nabo se kandi bakoze iki telefone bugize nk'ibyago abantu muri industry bakanyiba telefone yanjye bakayitwara hakagira nk'umuntu yitwara atabakunda wagira ibikorwa bifite so rero amafaranga ufite sangira n'abantu ikindi hari abakobwa bagiye babyara abana bakabata muri bari abana nibajya babafasha ubizi neza ko usigaye ujeje ati faranga ariko hari umwana watayitanga amafaranga ko ashobora kuba harimo wawe Hey beautiful people, mumeze mute? Nizere ko mumeze neza, iminsi myinshi nyamwiza again. Warandanguye kabisa. Niwe muntu mbonye inshuro nyinshi pe. Eguru wacu. Kandi inshuti yawe cyane. Hano ni wawe man. Nanaguhe Mashambure muri yicana. Urayifite. Mashambure muri yicana. Wanazi ugakora video ngiye ntarimo kandi tukayaprodinga rwose ni ibintu bisanzwe nk'ubeje wundi nshobora gufata indege nkagenda ugasigara ukavuga amagambo hano kandi abantu bakavuga mbese uzansigaye nk'umunyamagambo wawe yarekasha ugusiga kurwa nkuko nawe wansiga kurwawe nibyo nyamuneka ya kongeye kubasuza dusubuje abari iburasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru ya no muri diaspora ngo muri diaspora ngo ni intara ngo ya gatandatu ntabwo nari mbizi uraho uburyamye nyine abari umva mushobora kwa muri kumugiragara hayu bari kwitekereza kuvuga ngo tuje ngo nabo mu ntara ya gatandatu muri abo mu ntara ya gatandatu ya muri diaspora yes nuko nongeye gusuza inshuti yanjye twarinda iri Zambia n'umugabo witwa Vianney ya noneho hano turi Golden Gala nk'ibisanzwe hano ni mu rugo jardin nziza yiturimo ariko jardin nshaka kuzayibereka yarumye ariko izagira imvura ni uzayibereka imvura yaraguye imvura yaraguye turi Golden Gala hano ahantu bashobora gukodesha ugakorera ubukwe bahakorera ubukwe hari haruguru hari na sale ku bantu badashaka gukoresha tent nyine dushaka gukorera hanze hari na sale hari sauna hari massage hari gym hari bar hari resto hari piscine y'abana n'iy'abantu bakuru hari n'ibyicungo by'abana abana bari muri vacances nese ko vacances igiye kurangira ariko mwaza nahoze mbona hari abana bari koga bari koga bari kubyicungo uri kumva n'abandi aburi kumva sinzi niba bari kugeramo hano muri sound yacu baba baje no kwitoza karate hano abana baza kwitoreza karate urumva rero hano mu bundi ni mu rugo rw'abantu bakuru abana hano muri Golden Gala nkuko mubizi ibyishimo byanyu n'inshingano zabo abantu batashobora kudatekereza kuri Golden Gala ngo ni hene aho hitwa Tekira Kicukiro ku Muyange ya ngiye kuyanshyiraho na nimero n'inzambye ubwo ngubwo ya muzamunyandikira kuri ya nimero yanjye isanzwe n'ubundi iriho hano ni yanjye ni nimero yanjye telefone yanjye igendana unyandikiye cyangwa mpamagare umbaze amakuru ya hano wenda nguze n'abantu hano ariko unyibutse tujye dushyiraho nimero za hano boss yarambwiye ngo nta kibazo rwose twajya tuzishyiraho ya nyamwiza tungiye kuguha ikaze wowe bimeze bite kutabwira abashuti bawe ngo bazana abana hano mu byicungo vacances igiye kurangira abana ntiboze ntibagiye ku byicungo bimeze kandi itariki 9 ni itariki zingahe amashuri azajya kwiga uyu munsi ngiye guhangana n'abagabo najyaga mbavugira ariko yagiye gushya ugiye guhangana nabo se kandi bakoze iki hari abagabo nyabagabo hari n'abandi ubona yitwara ukuntu kandi buriya umwisa agasimba araraka ariko si byiza ni ukujya umuntu abare kandi akabagira inama ariko nabo ni abantu nose n'umwana wananiranye muri famiye bimukuraho kuba umwana niba kunanirana ni kimwe ariko nanone ufite umwana wawe wabyaranye n'umukobwa akugaba yamaze kuba umugore yego wagize umuntu umugore ntiwamushyira mu rugo rwawe abamaze kuba umumama nawe wabaye umupapa
niwe umenya ko umwana yariye, niwe uvuza umwana, niwe ugura imyenda umwana, niwe uba mu bana buri munsi, ntumusura, ntumugurira inkweto, ntabwo uzi ngo anywe igikoma, ntuzi nimba yaranakuze n'ibirenge bye, mbese nuko umwana ukura ntabyo uzi. kandi urabizi neza ko uwo mwana ahari, ntabwo babiguhisha, urabizi. Mwana yirirwa azengurutswa mu mafamiye, ikirenze icyo uri muri happy salary week uri gusiba. Tureke ibya happy salary week, ujya mu kabari ukagurira abakobwa inzoga mu gapopinga, ni ari byo bita gupopinga. Urane ndisaje ariko ubwo nibyo. Ese yego abagore rimwe na rimwe ntidushobotse, ariko si uwo mwana wawe nakwicaza mu bantu b'inyuma yakoze ubukwe uzaburana ngo ntabwo baguhaye ijambo. Ese koko kuba noneho murahura akavuga ngo ngo mfite umwana, ngiye umuhungu ambwiye ngo iyo umuntu ambwiye ngo mfite umwana ndamubaza umumariye iki? Ngo nago nyine azaburana ngo nago bamwicaje imbere, nago bamuhaye agaciro ke nk'umubyeyi, agaciro kuko wateye inda. Erega kuba papa biologique biroroshye, ariko kurera buriya gutwita n'amezi 9 ntibirushye, ariko kurera umwana ukamukuza. Oya ngo bwo bamuhaye ngo yuko ngiyemo cyuko yateye inda, ngira ngo bakwicaje imbere. None se gutera inda rutatera inda, bakakwambika iyo ngofero bakaguhereza icyo cyubahiro, ni ukwera ko wateye inda. Dufite abasore hano bameze nk'inzoka, agenda atera amagi none agatera amagi akajugunya. Hanyuma iyo umwana yakuze, ariko imbabari umbwire, ubundi abagabo mugira iyo uhamagaye umuntu utaramureze, nta kayi yawe azi, nta rukweto rwawe azi, ngo mwana wa uretse gato. Hari abagabo muri diaspora muri kwanga gutanga amafaranga ngo abana banyu bajye kwiga, uri guhima nyina, uri guhima umwana we. Narabivuze ngo barihima n'umwana w'umunyarwanda bagira ngo ndabeshye. Noneho ngo uri hanze urahamagara umukobwa ngo nzunguriza ikibuno ukamwohereza amadolari 300, wananiwe kohereza amadolari 100 ngo umwana bamujyane muri gardienne yo kuri quartier. Mu Rwanda ibintu biroroshye, ubushobozi bwose waba ufite, hari ishuri rishobora kwakira umwana wawe, uko wiri gusinda muri mu house. Ngo yango nyina arantuzugura, nyina natajya kwiga urwe yararurangije, hanyuma uri guhima nyina. Ese niyo nyina gusuzugura umwana bije mate, kandi ari amaraso yawe. Ese we nta busuzugura? Ngo ngiye ngo ubunarabyaye ngo mfite abana, uramaze. Ese we tubaje nyoko twasanga waramwubashye kose atagutaye? Ese niba iwanyu baragutaye basida, nawe ushaka kubihorera muri uwo mwana wabyaye? Kuba umugabo ntekereza ko kuba umugabo ko ari ugufata inshingano. Umugabo ubundi ni inshinga, ntago ari kera n'ubu. Hari abagabo mbanzi, hari umushuti wanjye nzi, ntago nshaka kuvuga izina rye, yari afite umwana, kandi uwo mwana nyina yarashatse yaragiye mu rundi rugo, ariko yakomeje yishyura umwana w'ishuri, akagura inkweto, akagenda akavuga, agahamagara akavuga ati hari ikibazo nje gusura umwana wanjye, akagenda akamusura, kandi uwo mwana w'umusore yari akiri muto nawe. None se hari umugabo urerera undi? Niba uwo mugore wawe yarashatse undi mugabo, uwo mugabo ntago afite ashaka kubikora kubera ko nyine none harubaza uti se umwana umwishyurira ishuri, ngo yango nyina yarashatse. Nyina kuba yarashatse ntibivuze nta relation ukeneranye n'umwana wawe. Nyina yarashatse, ariko umwana na amaraso yawe. Come on, nyine nawe icara kakanya utekereze, nyina yarashatse. Amashuri ari gutangira, abana bazagera igihe bamara ibyumweru 2 abandi baratangiye, kubera ko nyina yirirwa hangayitse ashaka ko twari kugurisha televiziyo barebaga yihanure mu nzu ayigurisha kugira ngo umwana ajye kwiga. N'igitanda bayishire matera hasi bakigurisha, matera bayigurisha bagura gatoya kugira ngo umwana ajye kwiga. Uhari urara ku gitanda cya miliyoni, urarana n'abakobwa 3 mu buriri, ibibazo byarakemutse mu buzima bwawe. Ufite umwana hari uri kwandagara mu mafamiye, bamuzengurutsa bamuhanahana, bamuhindurira ibigo buri gihembwe nabyo, kandi urumva umwana bari gutakaza. Tureke ayo mafaranga se yabonetse, kubera ko bamwirukana barongera bagashikashika bakajyana ku kindi kigo, cya kindi bakamwirukana bakamuvanaho, kubera ko bararwaza ngo yige.
wowe uri hari uri kumena amafaranga. Niba ufite umugore washatse akaba akubwira ko udakwiye kwegera umwana wawe, iruka hakiri kare. Amategeko arahari. Bibiliya iravuga ngo nako amategeko arahari. Ikibazo ubundi mu Rwanda kuki hatari itegeko rirengera umwana? Ni gute rirengera umwana? Ni gute umukobwa n'umuhungu baterana inda hanyuma umugore akaba ari upambana ibyo bintu byose? Ubundi ari kwidegembya. Ariko nyeka ko iryo tegeko rihari ahubwo nuko hari abatazi. Rigomba gukanyagwa rikegerezwa abaturage. Hari abantu batazi neza, batazi aho kubariza. Harya ni bande babashinzwe kutwibutsa amategeko bundi? Simbizi ngewe n'abadepite n'abaki. Abadepite se ko bahora mu biro. Ni bande babashinzwe nyine kumubwira nk'umuturage wenda udafite smartphone. Simbizi, ntabwo ari ikibazo cy'umuturage udafite smartphone. Hajyeho itegeko ryo kuvuga ngo nubyara hanze nta muntu ushobora gupfa kubyara. Umwana wawe abari nta hantu umucike. Hajyeho itegeko rirengera umwana. Biteye ipfunwe aho umwana amara igihembwe cyose atajya kwiga kubera ko minerivare yabuze mu gihe se ari kwidegembya ari masibe. Ugahura n'akana kavuye kuvoma yalla ngo unise kutagiye ku ishuri ngo baranyirukanye. Nese kuvuye kuvoma ngo mvuye kuvomera abaturanye ngo bamijana. Bamuha ibiryo. Umwana wabyaye bamuha ibiryo. Twahura ukambwira ngo warabyaye umumariye iki? Data no decoration hano. Se nuko Nyamwiza yaje bimeze bite? Bana bampaye fanta. Washaka gi? Ntacyo. Se muzi kutabuze ikinyamurenge. Zavuye kiraza kugora. Ni miteto. Ya ikinyamurenge uba watese. Nese rega ngo ugasanga umwana wawe avomera abaturanye ngo bamuhe ibiryo. Kakadimu ngiye ugashyira. Iwawe urarya ibindi ukabimena. Wa mugabo uri mu rugo nimba ufite n'umugore akaba atagufavoriza ukunda umwana wawe. Uwo mugabo nimba adakunda umwana we yabyaye hanze nabo bawe azabata. Hari n'abagore bangisha abana ndiko abapapa babo. Like umubyeyi umwe akikubira umwana. Reka nkorohereze. Umugore buretse nta kumwikubira. Ese waraje ushowing up n'inkweto urazitanga ureka nyina aramukorompa. Waraje uzana minerivare abana barakurikirana. Wishyuye minerivare umwana amenya ko wishyura minerivare nyina aramukorompa. Hari igihe aba afite agahinda gakabishageraho kumva byaramurenze akabura icyo bikoraho. Ntabwo bizoroha bizagorana ariko gakiye gakereka tujye ngiye hari sometimes tujye tuvuga. Ntabwo nyine wowe bishyire mu gaciro. Wateye inda umukobwa ugira imana ugira amahirwe nta n'ubyanze. Urashatse urabyaye. Hanyuma hari n'ababuze urubyaro wowe wararubonye ariko reba umwana wawe ubuzima bayemo. Ese wowe ubaye uri umwana nibwo ubuzima wawe wifuza kubamo? Icyo ubuzima cyo kubamo kireke. Ni gute mu buzima bwawe ufite ubunyama ereka ukagenda ugahagarara mu bagabo ngo mfite umwana ugahagarara. Umuntu yaturuka are yakwita izina ry'agasimba ukabura. Nguzi ngo umusore mfite umwana w'umusore. Umusore ufite aheruka ifu y'igikoma ryari. Umwana ngo igikoma kitagira isuka ntubizi nimba atana niyo banaguhamagaye ngo daddy ngo nta mafaranga dufite y'ifu y'igikoma ngo nta mafaranga mfite kandi waraye hehe. Hari n'abandi ngewe nzi noneho umwana abatanazi niba umubyeyi anamugira sha bose bari muri Kigali. Umwana akaba atazi ko papa wariho kandi ari muri Kigali anamuzi. Gutya wikubita kuri social media papa akuzi rwose akajya nakureba gutya akavuga se uyu runaka witwa amazina nayo uri umwana wanjye. Mwana wawe like uziko hari igihe aguta urumva ngiye mfunga umutwe rimwe baby daddy wanjye yigeze gupostinga umwana wanjye yambaye uniforme agafotora ni postingiye haragapostinga hantu hamwe ku mbuga nkoranyambaga apostinga iyo foto yambaye uniforme kandi aho hantu pe iryo shuri ryari rihenze ahandi wiyicyuye njewe ntabwo nakuninira hasi bene wabo bakomanse ngo nice picture ngo abadotanga arimo arakura and I was like hey did you pay the school fees
gibuze se na uniform urazimuga oya nabajije oya ikugura itariko kuki boto se y'ibihumbi 120 itakugora kuki mu wate ya 300 itakugora school fees ikugora ite ngo bize ngo nyine ngiye hari ibintu nyine bindenga nkabona n'ikintu mvuga ngo wese why nyine abantu bameze gutya niko bameze isi uwo mwana utekereza ko abayahitamo ahantu yari kuvukira yari kuguhitamo kugira ngo umubere papa hari ikintu maze iminsi mbona ngo se urashaka ko so umuntu uri so akakanya mu bundi buzima azaba ari so ndusubize tubwire umuntu ari papa wakakanya mwishirira abana amashuri ba diaspora muri hanze muziko mwasize muteye inda hano ntabwo batuzaya tujya ku karere ngo turi gutanga fundraising yo kurera umwana wawe uhari uri mukuru udarwaye nta kibazo ufite ishyura umwana wawe yaragiye ashakana n'umugore w'umuzungu barabyara bameze neza birirwa bagenda mu modoka nziza nta kibazo indushye y'umwana yimira zerera hano muri Kigali ari gusanga wanguriye irindazi come on ibyo ese come on ese ko yasizemo come on iki no kungo ese navuga iki n'ubundi nawe urababwira isene wakumve nge ariko mwishyure minerivare sinzigera mpura n'umuntu ambwire ngo yewe ngo mfite umwana umumariye iki akanya icara mu mutwe wavuge ngo ubundi ndi umugabo nyamugabo cyangwa ndingirwa mugabo twereke ishuri umwana wawe yigamo ishuri rireke iryo ushobora kwa affordinga bari ryo wishyura kuvuga ngo umwana ngo ufite umwana ukamubaza umwana wawe saba ngari kumwe na nyirakuru urumva iryo ari ishema ni ikintu wakabaye uvuga umwana wanjye ngari kumwe na nyirakuru ugasanga umuntu mu nzu y'ibihumbi 300 yirwa cyuramo abakobwa ngo umwana ari kwa nyirakuru waho kwa nyirakuru sa aranahazi ntahazi nyine na makuru bamuhaye nawe mu makuru baramubwiye ngo umwana ari kwa nyirakuru umwana wawe yagakwiye kuba bakwa nyirakuru uri umuntu w'umugabo ukora amafaranga angana nayo ukorera utamu mu nzu nziza ufite imodoka nziza ugendamo ugenda ara mujyi wabyimbye wambaye ipantaro y'itise n'ishati na karuvati umeze neza niyo byagenze neza n'agakote ugashiraho come on hari umuntu umwe muri media ashaka kuvuga izina yigeze kwirukana umugore we n'umwana hanze ku Gasozi gutya babirukana wamumbwiye ntawe nakubwira ntawe wambwira ndamukubwira inyuma ya kamera ikintu nakunze kuri we nyuma yaragarutse abona ko umwana ari ingenzi akunda umwana we abona ko umwana byibuze ari inzira karengane ariko iyo shusho iyo image usohora mama we ntabwo umwana izagera gute ntabwo yayibagirwa abana ntitujye twibagirwa ikiza wenda ngiye nuko papa wanjye nta kintu kibi numva nibuka yaba yarakoze basore beza mana we aba yaragikoze ntabwo basore beza mucongesha ubwanwa unukuri muri beza muri bitangaza ariko se nimba muri beza abo umwana wawe abo bana wabyaranye n'undi mugore urata sibyo urata Imana ni igitangaza babyeyi beza twirinde gusaba abo twimye umwana uramuta uri kumva uramuta ukagenda nyine gutyo agakurira no muri ubwo buzima sibyo ejo mu gitondo ugashaka undi mugore mukabyara n'abandi bana ukabisha n'amashuri meza wandi ukamwihorera ejo mu gitondo ukamubona kuri social media yambaye ubusa ari afite imico runaka ukavuga tura ntago ari umwana wanjye nta nubwo muzi akaba ari we muntu utera ya mbere umurwanya ubizi neza ko ari umwana wawe uramurwanya se kandi utaramureze ko abanyarwanda bavuga ko uburere buruta ubuvuke ya nyuma yarafite mu buzima bwe bitewe n'ibintu wamukoreye nuko atigeze abona uburere ayo niyo mahitamo ya nyuma cyane ndasaba perezida wa repubulika kuzafata itegeko rijyanye n'ibyara nirera akarikanyaga nk'uko umuganda wagiye ukaba umuganda isuku ikatuba mu mutwe tuba tuzi ko nyine umuganda ari umuganda uko tuzi ko utatigiye igipapuro hasi utanacira hari umuntu ajya avuga ati ngiye kubyara nabitekerejeho simbizi niba ajya areba bino bintu cyangwa se bajya bamurebera nyakubahwa perezida wa repubulika ikintu kijyanye n'itegeko ry'umwana n'ibyara nirera wabikanya simbizi ubikanyage ku buryo umuntu azajya twita avuga atahaha tayari kabisa ko se kuki bundi barindira ko abyinjiramo ababifite mu nshingano oya no hanze byarananiranye hari amategeko akakaye
ababifite mu nshingano babikurikiranye kuki nyine dutegereza ngo bizagenda wenda we nabivuga bizakorwa arabivuga n'iki se atavuga arega arabivuga ahubwo nyine yarumiwe nawe abakabaye bamufasha birakwiye ko umuntu azajya umukobwa azajya muganga aratwite ubwabo bukamwica umukobwa amenya ko atwite ubwabo bukamwica agahamagara hehe oya hanze rero ho biratandukanye iyo umuhamagaye umuhungu ngo w'umukope wawe ukamubwira ati ndatwite atagukupa akavuga ati ni gute udafite ubwenge agahita agukupa ewana cyangwa se yaba ari imfura akavuga ati rero umwana ntabwo twamugumana ntabwo tumushoboye ntabwo dufite ubushobozi muri iki gihe akantu kateye ntabwo umuhungu akigutera inda nyine ngo kwanga ibya bindi bya kera ngahita kubroka ngo cyangwa ngo asibe nimero ibintu nk'ibyo sigaye akureka ugatwita muri kumwe nyine ariko biri aho bisekeje ukabyara umwana yagira nk'amezi 3 akata creating ikintu gituma nyine mushwana tu no hari ikintu nzi kibabaza bagore namwe mwigaruka mu bumba baguru urabona ko ukuntu umwana iyo atangiye kuvuga nyine ahera papa data ibintu nk'ibyo uzura mukobwa iyo wamutaye waramuteye agahinda nta gikoma nta pampa nta kintu kimwe azi nta mata akabona umwana atangiye kuvuga uzi depression agira oyinda yacicikesha umwana akamubwira ngo niyo umugore abyaye hari bisembura ya depression yidevelop kandi niyo yaba afite umugabo biraza umugabo atinda gutaha depression ikazamuka kubera kuri ku kiriri nyine ukumva uri wenyine ukumva urigunze none baze wa wundi umuryango watereranye ko yabyariye mu rugo nawe waramutereranye ari nawe wamuteye iyo nda ibaze ukuntu ameze nyuma y'ibyo bintu byose aramureza arakuze umwana ageze muri maternelle muri primaire no kwishyura tumene na kabine rival posting akana kambaye uniform biransetse uraposting umwana wambaye uniform waraziguze ariko uziko abagabo nta soni bagira we ariya ninde wavuze ngo abagabo ni bari ikingo ariko turabakeneye ninde ngo ni ukuntu yavuze ijambo ritari ryiza ahita yongeraho ngo ariko turabakeneye ako ngiye Imana yo mu ijuru ndakwiza kugira ngo uzame umugabo rwose umugabo nyamugabo uzi gufata inshingano apana umugabo ngo w'igihagararo dushimira abagabo uburetse itwagaya gusa dushimira abagabo bashatse ariko agakomeza akagira gute agakomeza akita ku mwana we dushimira abagabo bita no ku bana batari ababo dushimira abagabo bemeye gushaka abakobwa bafite abana akabamurera nk'uwe abo yo Imana ibaho umugisha Imana ikomeza ibaha ibyo kurera abo bana Imana ikomeza ibahezagira ugashaka umuntu afite abana babiri bigaga mu ishuri ryiza ukanarihindura ukabashyira mu rindi rinarenze n'iryo bari barimo uwo mugore ukamuvanaho igisuzuguriro Mana abo bagabo barahari nanjye ndabazi hari abagabo nyabagabo bro barahari abagore natwe like reka tuvuge muri rusange niba umugabo ubona amaze kwigira kuriya kuntu nyine gutandukanye wirira wijya hariya ngo uryame haguruka nyine ugenda umwana wawe agomba kukureba gahunda at the end ikintu gihari umwana agomba kukureba umwana agomba kukubona kandi niba akeneye umugata ubone niba akeneye uniform ayibone uriya mugabo mwihorere wikirirwa umuhamagara wikirirwa umuvuga mu bantu uwo mwana wimwangisha se mwihorere iminsi zababwira wese ikintu gihari kiza gihari ibyo bintu munabireke ni utugamba abahungu bababwira iyo bari kubatereta ngo nyina yaramunyangishije ikintu gihari ese wowe umuntu utagufata neza wamukunda ntabo kwanze ntawe kwanga ntawe ahubwo ipfunwe ryawe rituma wumva ko umuntu yakwangishije ariko shamana ngiye rero biranantangaza se buriya umuntu araryama agasinzira ngiye sinzi ukuntu nyine abantu bahemuka baba bameze uraryama ugasinzira nasa naba ari kumwe n'abana beza verisiyo y'umukobwa y'inda nshyashya Kigali yarayizi ubwambure baricara ngo ejo buri nahoze mbivuga ukuntu bicara bakajya babara ubwambure bw'abakobwa bavuye mu maguru gutyo uranyibutse ese we byagenze bite ko bisigaye byarahindukiye nyine
b'igitsina gabo usigaye ujya wicara ahantu ugasanga bari kuvuga ati njye buriya n'uriya ndamuzi, none ukaturenzaho ngo uriya muntu ni indaya, ko wamugiye mu maguru ngo ni indaya. Ese ubwo uri iki? amabanga yanyu mbitse nabo muri industry, telefone mugize nk'ibyago abantu muri industry bakanyiba telefone yanjye bakayitwara, hakagira nk'umuntu yitwara atabakunda, bazayikwibe nta yanjye arimo. urishobora se ko nayo arimo like niyo yabarimo yaba ntabwo yaba ari ayo kunyanya, ubwo yaba ari babandi birwo bameze ukuntu nyine nawe urabizi. Bantu bari muri industry mujye mutsengera munandi n'ahantu ndi muntu wazi telefone kuko hari umuntu ushaka kuyiba bikaba bana birebye wisugira ubwoba. Oya ntabwo ujye shabibaze ko ntabwo ngeze bwiki. Abagabo ntimukira abagabo ntimwita ku bana banyu, uragenda ubyaragura ukabyaragura, bavuga abana babyaye bantu mufite abana mugasyata mubishyurira ishuri, bantu mufite abana Kimisagara mubishyurira ishuri, bantu mufite abana Gikondo mubishyurira ishuri, promotion uretse promotion, bantu mufite abana Kimisagara mubishyurira amashuri, bantu mufite abana Mukamenye mubishyurira amashuri, bantu mufite abana ku isi ya cyenda mubishyurira amashuri, kandi abo babyeyi baba barateye inda birangira basigaye bacuruza udutaro. Bantu mufite abana mu miduha mubishyurira amashuri. Banza wombese uvuze gutyo, uvuze ngo mugatata bitanibuka. Ubu Brian amashuri agiye gutangira, agiye kujya kuba arwane no kubashakira inkweto, arwane no kubashakira minerval, arwane no kubashakira uniform. Usko bijya bimurenga karira. Brian afite umwana umwe ngira ngo gateka warushye nibabira hasi simbizi. Niyo yaba nta n'uwo afite, ariko ibaza uwo mutima wo kwirwa yikorere, kandi bura harimo abagabo bajya bamureba babyaye barangiza bakavuga ngo cyabriane ngo jogera biga bamwancamye bamuvuga, kandi ubu ngubu agiye kubakorera akazi abana bajyane ku ishuri. Abana mwabyaye hari abanyambona bavuga ngo ararira ariko nta cyo minerval kaboneka, ntacyo biba bimurije bimuteye agahinda ukuntu umuntu w'umugabo yataye umwana. Yakabaye niba ari uwafite cyangwa se arabafite be yabyaye avanye mu nda ye aribo yitaho, mubaye mufata inshingano zanyu. Kandi harimo abagore ngo biyita abajejeta faranga, baya nayo murusha nta nubwo yafungura udushumi tw'inkweto zabo, bakaba batabona Brian ari kuvuga ati dukeneye inkweto z'abana ngo bamuhereze n'akamiliyoni na bodaboda n'akamiliyoni bikoza mu Bushinwa baza n'udukweto, yikoze hariya agura udukweto, niyo yakikoza downtown akagura udukweto tw'abana. Come on, hari umuntu wigeze kumbwira ngo hari amafaranga adashira, namubwiye Cristiano Ronaldo uramuzi, undi se wowe ibintu by'umupira. Hari cyera ntwajya kubona amakirisha ariho urugabo rwashyiraga umupira rwari rufite ibisatsi byiza birebire. Abo ngiye Ronaldo ndamuzi, umeze nk'umumetisi mutipe yari afite amafaranga, sibyo mwana ndabeshya, afite amafaranga nandi yubusa. Ubu asigaye ajya gukina utumace muri prison kugira ngo abone injawuro yo kurya. Yego nta mafaranga rero adashira nuyabona nayo make yasangira n'abandi. Baba bavuga ngo barenze uruhombero bimeze kandi Ronaldinho bano ba Cristiano bari gukoraho amafaranga bafite, bari gukoraho ku biceri yari afite kira, none yari afite amafaranga menshi cyane kera, ifaranga rifite agaciro gatabaho. Ariko nyine yasigaye ajya gutera utumace nkuko waba warakiniye nk'ikipe y'igihugu ureze byatari, ugasanga nka Haruna simbimwifurize nyamuneka, ugasanga nka Haruna Rwaruge asigaye ajya gukina muri Gicumbi, nabwo agiye gutera yuturaho, ariko ubwo yitwaye nabi mu busore bwe nyine igihe yari agifite urani mubi cyane bad man. Ubwo yitwaye nabi ntabwo yigeze asavinga cyangwa ngo agire ibikorwa bifite. So rero amafaranga ufite sangira n'abantu. Ikindi hari abakobwa bagiye babyara abana bakabata muri bari abana nibajya babafasha, ubizi neza ko usigaye ujeje ifaranga, ariko hari umwana wataye tanga amafaranga ko ashobora kuba harimo wawe. Pfa kuyatanga hagiye haba harimo wawe, none uzakurikirane. Ikindi basaza bawe nabo muri abo bana hashobora kuba harimo bishywa bawe. Iyo yatanga utavuze ngo ndafashije abandi bantu, uvuga uti muri bari abantu hashobora kuba harimo famiye yawe. Ikiganiro twagiranye mu buzumugani nshasira wandwi umugani. Oya nta mugani. Ni Brian navuga ngo mfite abana bagiye kujya kwiga, wivuga ngo amafaranga asobanuye iki? Akimuhana kazi muri hisa, akimuhana ko kareke, akimuhana ko kareke.
Brian navuga ngo nkeneye amafaranga yo kugura inkweto z'abana, wivuga ngo ari amafaranga ngo nyahaye ngo foundation ya Brian, oya yamuvuga ngo bari barabana harimo bishwa banje kuko basaza banje nabo ntiborohe. Hari n'abazi ko ngabashaka kwirira nago bazi ko yikomeraho byanze kugwira takora cyane. Brian navuga ngo dukeneye amakayi yagure kubera ko bari abana harimo bishwa bawe, tutaretse insoresore ziba zarababyaye yatange, nimba ufite n'ibihumbi 30 bitanga cyangwa 100 uvuga uti sha hari ahantu nimba harimo umwana wanjye, niba ufite n'igihumbi ntari bari bwo nimba harimo umwana wanjye nagize uruhare mu kumujyana kwiga. Sha murakoze Imana ibarinde, turabakunda nawe utaha.